Reka ngushimire wowe ukurikiye hano kuri Ganza Info, ikintu nagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukoze tuze ubibona mu ba mbere, kandi ntukibagirwe gukora notification kugira ngo ibiganiro dukoze bize bikugeraho mu ba mbere ntibikugereho mu ba nyuma. Ikintu nyine nagusaba gukora subscribe hano. Wakwibaza ngo ese ngiye kukugezaho ayahe makuru? Hano ngiye kugezaho amakuru ya Shema Aruno. Shema Aruno wamenyekanye ku izina rya DJ Toxic. Wakwibaza ngo ese byagenze bite? Ku itariki y'ejo bundi nibwo yaragonze umupolisi aratoroka, ariko nyuma baje kumufata. Wakwibaza ngo ese bamusanze he? Wakwibaza ngo ese byagenze kugira ngo amugonge? Wakwibaza ngo ese bamufatiye hehe? Ibyo ngibyo nibyo byose ngiye ngo tunyuranyuremo tubivugeho kugira ngo nawe ubimenye yuko ikintu cya mbere ikintu cya mbere ni amakuru. Nyaboneka nk'uko nabigusabye, nagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukoze uze ubibonera ku gihe, kandi wibuke no gukora notification kugira ngo ntukabibone mu ba nyuma, ahubwo uze ubibona mu ba mbere. DJ Toxic ejo ku itariki 14 nibwo yari ari mu rukiko hariya Nyarugenge ari kuburana. Gusa nubwo yari ari kuburana ibyaha, wakwibaza ngo ese ni ibihe byaha bamushinjaga? DJ Toxic bamushinjaga ibyaha bigera kuri 4. Wakwibaza ngo se mbese ibyo byaha ni ibihe? Wakwibaza ngo ese yemeye ibihe? DJ Toxic bamushinjije ibyaha 4, gusa yemeyemo ibyaha 2. Icyaha cya mbere bamushinjije icyaha cya mbere kivuga giti yagonze umupolisi yari ari mu kazi. Icyaha cya kabiri yaratorotse. Icyaha cya gatatu bamushinjije ibiyobyabwenge. Icyaha cya 4 bamushinjije gutoroka. DJ Toxic ibyaha yemeyemo ibyaha 2. Yemeyemo icyaha kivuga giti nagonze umupolisi wari uri mu kazi ariko bitari mu bushake. Icyaha cya kabiri yemera yuko yahunze ubushinjacyaha cyangwa se ubuyobozi, kandi byakabaye ngombwa ko yakwitanga kugira ngo byorohere ubuyobozi. Ubundi iyo umuntu akoze icyaha cyangwa se akoze impanuka, agomba guhita ahamagara ubuyobozi bukaza bukareba ibyo ari byo. Nyaboneka nagusabye ngo kora subscribe. Ikintu cya mbere nagusaba ni gukora subscribe. Nawe utari wayikora kandi ugakora na notification kugira ngo ibiganiro byose dukoze uze ubibonera mu ba mbere. Kandi DJ Toxic umunsi wo kujya gusaka inzu ye basanzemo urumogi. Gusa DJ Toxic yaravuze ati urufunguzo rw'inzu yanjye mu minsi 3 zose ntabwo nari mfite. Rero sinzi abantu basize ibiyobyabwenge mu nzu yanjye, kuko urufunguzo rwari rufitwe n'ubuyobozi kandi sinkoresha ibiyobyabwenge. Yagize ati nimba muri kugira ngo ndi kubabesha, muzampime murebe koko nimba nkoresha ibiyobyabwenge, dore ko n'igihe mwamfatiye saa 9 z'ijoro ntabwo mwigeze mubona ko nakoresheje ibiyobyabwenge. DJ Toxic yakomeje avuga ati ahubwo ndatekereza yuko ibyo biyobyabwenge by'urumogi mwaba musanze mu nzu yanjye ari abapolisi baba barabishizemo. Umushinjacyaha yaramubwiye ati ibyo bintu uvuze wabisubiramo? DJ Toxic aravuga ati nabisubiramo koko bwa kabiri nk'uko mbibabwiye. Arongera aravuga ati ibyo biyobyabwenge sinzi babisizemo, ahubwo wasanga ari abapolisi bafashe urufunguzo rwanjye bakabijyanamo, kuko ntabwo nkoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se akaba ari undi muntu waje akabishyiramo, dore ko mfite n'abaturanyi tuziranye bisanzwe. Umushinjacyaha yaramubajije ati ese DJ Toxic kuvuga yuko bagiye kubishyiramo kandi ari wowe wari wifitiye imfunguzo zawe bajya gusaka inzu, ni ukubera iki? DJ Toxic yaravuze ati nubwo nagiye ndufite ariko ntabwo mu minsi zose nari mfunzwe nta rufunguzo nari mfite.
reka tuba dusoreje aya makuru hano, ariko nyaboneka nagusaba gukora subscribe, share ndetse na comment y'uko igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane turagikeneye, kandi ntiwibagirwe no gukora notification kugira ngo ibiganiro byose dukoze uze ubibona mu ba mbere ntukabibone mu ba nyuma. Ndagushimiye wowe kandi wakoze share ku bantu bose ukunda, kandi nanagusaba kujya gukora subscribe kuri Gitesi Empire. Ndagushimiye cyane, murakoze.